guys, muri iyi video ngiye kuba nabereka uko wasoma message umuntu yatsibye. Hari igihe umuntu akohereza message then yagira nyuma akayisiba kandi utarayibona, bikaba ngombwa ko rero utamenya ibintu yari akoherereje. Ariko muri iyi video nubana nanjye ngiye kuba nakwereka uko wahita usoma iyo message. Ni ibintu byoroshye cyane, ntago ari ibintu bigoranye cyane. Niba uri mushyashya rero kanda subscribe ku channel yacu, nurangiza urayikinge ino video, uyisharinge igere ku bantu benshi, uyisharinge ku nshuti zawe, nurangiza ujye muri comment uduhe igitekerezo cyawe. Tugiye gutangira video yacu. Uraza muri setting hano gutyo, nurangiza urahakirika, then numara kujya muri setting rero, sorry gatoya. Okay, numara kujya muri setting rero uraza kandi hano hantu handitse uti notification, hano urahakirika. Hanyuma numara gukanda kuri notification uraza wongera ujye hano handitse uti notification history, urahakirika gutya. Tayari rero urasanga aka kantu kameze gutya, akangaka gafunze, urasanga bimeze gutya. Uraza iyi boro, aka kaboro itugafungura gutya like this. Nurangiza rero ngiye kuba nakwereka uko bikora. Ndaza hano, suppose nge ndiyandikira kuri nimero yanjye. Okay, ndaza kuri WhatsApp. Nimara kujya kuri WhatsApp, dore nimero yanjye ni iyi ngiyi, nandike ngo umeze ute gutya like this. Nindangiza ndahita nyitsiba direct iyi message gutya. Urako message tayari nagize ute, nayisibye dore ngiyi. Okay, ikintu ngiye guhita nkora rero, ndaza hahandi kuri setting, hahandi twanyuze gutya. Nindangiza nsubire kuri notifications gutya, nindangiza nklike kuri notification history gutya. Nindangiza tayari ndahita mbona ya message wa muntu yasibye, dore ngiyi hano aho iyi savings. Tayari rero kuri weho utari uzi ubu buryo uko wabukoresha, hari n'ubundi buryo bwinshi cyane bubaho, ariko ubworoshye ni ubu ngubu bitagusabye icyo bita internet. Guys, nizere ko iyi video hari akamaro yakugiriye kandi hari ikintu ubonyemo, ari nako nkushimira. Tuzasubire mu yindi video itaha.